mbere yuko uyu munsi turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2026 turi gusatira ukwezi kwa kane ku itariki 7 z'ukwa kane uyu mwaka. Mu itariki 7 z'ukwa kane buri mwaka tugira gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Rero icyo donc nk'urubyiruko dukwiye kuba dukora muri bino bihe cyangwa se muri minsi twitegurira gahunda n'iki, dukwiye kuba maso tukirinda cyangwa se tukirinda ibinyoma, tukirinda amagambo mabi, tukirinda abantu bose bashobora kujya gute kuba batubwira amagambo mabi bazana ingengabitekerezo jenoside, abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyo akenshi tujye kugira mu bino bihe muri gahunda yo kwibuka tubona ibintu byinshi kuri social media, tubona abapfobya bya jenoside, tubona abanzi b'u Rwanda bafata social media bakavuga, tubona ibintu byinshi bitari byiza nk'uko n'ubundi muri iyi minsi binagaragara yaba mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye ndaza kubabwira mu kiganiro. Ariko twe nk'urubyiruko ese niye mwitwe twagira muri iyi minsi aho tugiye kwinjira mu kwezi kwa kane tuzatangira iriya gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mwagiye mubona aba drama, mubona abantu batandukanye bagenda bavuga amateka atariyo, mubona ibintu byinshi kuri social media. Ariko twe nk'urubyiruko tugira uruhiro kugira ngo tubashe kwirinda ibi bintu, tubashe kurinda ko uyu mwuka mubi w'abo bantu ushaka wakwangiza twe urubyiruko n'abakiri batoya, ugasanga twisanze atari heza nubwo rwose nzi ko bitashoboka. Reka mbarize kaze hano mu kiganiro Ntangurugero Empire, isoko biganiro byubaka kandi bitarakanda subscribe, kora kuri subscribe, like, share na comment, ubundi tuganire mu kiganiro nonaha. So rero nababwiye ngo iyo turimo gusatira amezi ukwezi cyangwa se amatariki yo kwibuka, tubona abanzi b'u Rwanda barabuka bakavuga, abarwanya leta yacu bakavuga, afite imvugo mbi, amagambo y'urwango bakavuga. Buri mpamvu mubona nk'ibihugu nk'Ubudage n'ibindi bihugu bizi intambara, bizi amateka, byanyuze ahantu habi cyane, biba byiturije, niko bizi ibibi by'intambara, abandi bazi ibibi bya jenoside, abandi bazi ibibi by'amacakubiri. Bora tugira amahirwe kuba tuyoborwa n'umuyobozi uzi igihugu cyacu aho cyavuye, amateka yacyo, ndetse banakirwanira kugeza ubwo igihugu cyacu kigeze kibohowe kikagera ahangaha. Iyo akenshi muri Afurika ikintu tuzira, iyo umuyobozi ayoboye igihugu atazi amateka yacyo, ndetse nubwo yaba yarabayemo, ariko ugasanga donc umuntu uraho uri ntibindeba, icyo gihugu kigira ibibazo bikomeye cyane, kubera ko umuyobozi uzi igihugu cye wakirwaniriye, ndetse by'umwihariko icyambere cyarwanirira, akarwanya ivangura, akarwanya irondabwoko, akarwanya ibintu by'ubwicanyi, akarwanya ashyigikiye ko abanyagihugu bose baba umwe, arwanira ko igihugu kibohorwa. Icyo gihe umuntu abaye umuyobozi, icyo gihugu gitera imbere kandi ntiyifuza ko cyasobanura cyavuye. Ariyo mpamvu uyu munsi dufite ubuyobozi bwiza, kuko buzi igihugu cyacu cyavuye mu mateka mabi cyanyuzemo. Uyu munsi rero ntabwo twebwe turi abantu donc ntabwo igihugu cyacu ari igihugu cyo gusuzugurwa cyangwa se ari igihugu gifata amateka uko cyishakiye gutyo gusa. Mukunda kumva mu bihugu by'abaturanyi biri mu burengerazuba bw'u Rwanda, ibindi biri mu ibi by'abaturanyi murabizi, nashaka kuvuga wenda, ariko murabizi ukuntu abayobozi babyuka bagatangira bakavuga murabizi namwe ibyo bagenda bavuga ati tuzakora ibi n'ibi, tuzakora ibi n'ibi, ukumva donc bafite speech zitari nziza, speech z'urwango, speech z'ivangura. Abo bantu buriya ntabwo bazi uburemere bwa jenoside, ntabwo bazi uburemere bw'intambara, ntabwo bazi ibyo ari byo. Ariko twe nk'urubyiruko turi mu gihugu cyabaye muri ibyo ngibyo byose, turi mu gihugu kizi jenoside, ingaruka zayo, ibikorwa, ibimenyetso byayo. Ariyo mpamvu uzakunda kubona ko u Rwanda igihe cyose ruba ruhagaze ku ijambo ryarwo, ntabwo bizigera rusubira mu minsi cyangwa se mu minsi y'umwijima rwabayemo igihe kirekire. U Rwanda rwafashe umwanzuro umwe wo kurinda abenegihugu no guharanira ko jenoside itazongera kubaho ukundi. So ni ukuvuga ngo rero twe nk'urubyiruko dukwiye kugendera mu muriro mwiza leta yacu idushyiramo, tukaba abanyagihugu beza, tukunga ubumwe twese, tukiteza imbere. Byagira muri bino bihe tukaba amaso, ntidutega amatwi abo bantu tubwira ibiganiro bitari byiza, amagambo atari meza, ahubwo twe ubwacu tukaba umusemburo w'ibyiza, umusemburo wo kurinda amateka
igihugu cyacu. Rero nakubwira ngo hari byinshi nzagira nganira nawe muri gahunda porogaramu yateguye igira iti twite ku mateka yacu tubungabunga ubuzima bw'urubyiruko Rwanda rw'ejo. Tutazi amateka y'igihugu ntabwo ibintu twabishobora kuyamenya. Rero ntabwo ari kwishyira ngo wumve gusa, ahubwo ni ugusoma ukabimenya ukabikurura ukabyumva kugira ngo n'undi wese wabasha kubijya kubwira wumve kuko ubuze ukuri warabisomye ubizi neza, icyo gihe utubona uko musubiza abona nuko bitwaye. Si ngombwa ngo musubize ushaka kwituriza gusa donc ntumutega amatwi, ibyo nabyo burya biba bibaye. Sinabwira ngo rero reka tube intangarugero mu kubaka igihugu cyacu, tube intangarugero mu gukurikira gahunda za leta, tube intangarugero mu kwitabira gahunda za leta, tube intangarugero ahantu hose mu miyoborere, ku ishuri, mu bitaro, ahantu hose tube intangarugero, twunga ubumwe, dukundane, dutezanye imbere. Gusa icyo byose turwanya umuntu wese wagira gute washaka gusubiza igihugu cyacu cyangwa se kutuzanaho amagambo ataremeza. So mbere ko twinjira mu makuru kwezi rero ndagira ngo twese urubyiruko tube maso, dufatire hamwe kurwanya buri muntu wese wavuga amagambo mabi ku gihugu cyacu, waza amagambo mabi y'ivangura, waza amagambo mabi namwe mwese murayazi bakunda kuvuga iki n'iki. Icyo mbasaba ni uko donc dukomeza kuba umwe, tugatezanya imbere kandi tukiga amateka y'igihugu cyacu. Twe kujya muri social media bisanzwe ngo tuvuge amakuru bisanzwe, twigemo abahanzi bisanzwe, ahubwo kuko turi mu gihugu kirimo amahirwe ko buri wese yagira gute yagira uko akora, ndetse turi mu gihugu cyiza gitanga amahirwe kuri buri muntu wese. So bityo rero niyo show bize n'ayo makuru tuvuga, niyo mikino dukora, ntabwo wayikora ahantu udafite umutekano. So rero kugira ngo turinde umutekano, turinde ibyo twagezeho, ni ngombwa ko tubigira inshingano zacu, tukarwanya abantu bose bafite imico itari myiza, tugashyira imbere umutima ku gihugu, ikindi tugaha agaciro amateka yacu, ndetse tukarinda uwagerageza kudutanya no kudushyiramo ingengabitekerezo ya jenoside. So dukomeze kugira ibihe byiza rero, ndabakunda cyane. Umutima wanyu muwushyire ku gihugu, amarangamutima yanyu, ibikorwa byanyu mubishyire ku gihugu, kandi aho amahirwe ari hose mubashe kuyasanga, muyabyaza umusaruro. Ufite internet mu rugo wabyaza umusaruro, ufite telefone nziza wabyaza umusaruro, ufite donc si ngombwa ngo ujye muri office, akantu kose gashoboka wakabyaza umusaruro, kubera ko n'ubundi si ngombwa abantu bose babona akazi ko muri office, batwaba abashoferi babiki. Ikintu cyose waba cyo ugomba guhera hasi, umunsi ku munsi ugahera hasi, ugatangirira hasi, uzagenda ugera ku cyo wifuza kugeraho kandi ugende utera imbere. Ababyeyi mu ntangarugero, urubyiruko mu ntangarugero, abarimu mu ntangarugero, abayobozi mu ntangarugero, twese abanyamakuru mu ntangarugero, content creators mu ntangarugero, mu byo tuvuga byose, kandi bibe byubaka abanyarwanda, bibe byubaka sosiyete nyarwanda, bibe ari ibintu biteza imbere igihugu. Murakoze cyane kuko kugira ibihe byiza, ndabakunda, Imana ibarinde, mukandi subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane.